turi mu muryango. Ababyeyi ntibumva kimwe uburyo bwo guhana abana. Hari ubwo ababyeyi bumva ko guhana umwana ari ugukubita cyangwa kumuha ibihano biremeye. Kwa Kabutura byifashe bite? Kurikira. Niko amafaranga nashyize ku kabati ninde wakubwiye uyatwara? Ninde wakubwiye uyatwara? Papi yawe uri kuryana n'ukuri uri kuryana. Reka upfa nyine ryama vuba. Niko ndagukubita n'inzoka yo mu nda iraza kugonga. Soni ntago wumva. Ninde wakubwiye uyatwara? Nzagarara ukuri papa. Wayatwaye wayashyize ugomba gukubitwa ingesi kuri kakuvamo. Soni ziba vuba ziba ryama vuba ryama wayatwaye uyajya naki wayatwaye uyajyana Amara gukuraje najyanye mu kiryabareza. aho ni mu nyumvira nakwigishije kujya mu kiryabareza. Amara gukuraje wo kutambabariye iyo ngo ni kuryana. reka kurye nyine ikiryabareza urakirya nta soni ryama vuba utangwa hose ryama ndavuze ngo ryama wagiye mu kiryabareza warabuze icyo uryaho kibuno kabutura nyabuna kirisi umwami wo kabutura wikwica umwana wo kabyara agomba kabutura oya wikwica umwana wikwica umwana kabutura umwana wane kugira gutya koko umva nkubwira wa mugabo oya umva nkubwira uziko wari umwishe ndavuze ngo ryama vuba njyewe nafashe amafaranga nyashyira ku kabati uyu mwana arayafata ngayajyana mu kiryabareza vraiment ariko se kabutura umwana yakora amakosa urakubita gutya nk'uri kwica inzoka cyangwa uri guhura ibishyimbo koko umva ngomba kumukubita ingasi murimo oya nyabuna wakabyara wikwica umwana pe ni kabutura waryamye niko kabutura ndakumva ntabwo ibintu ari byo rwose ni nko ya Mungu uretse se atata kabutura umva nkubwire muvande rwose inkoni igufa nivuna ingeso umva nkubwire igiti kigororwa kikiri gitoya ntamugoroye rero yazatwanya kugereka wikwica umwana nyabona witwarwa n'umujinya none se kuvuze ngo igiti kigororwa kigira gitoya kira kibone urugo kigorora ubonye kigondamye ni ingesi turuka se icyo ni igitekerezo none se ingesi ituruka mu kibuno nyine umva icyo ni igitekerezo reka nkubite mu mutwe kuko ni ibitekerezo byose bituruka uzukuvuza ngo ryama waryama yewe sha uzikuri umuntu urabwe ngufite nawe niba mu ya Mungu mugiye kubita mu mutwe kabuto kandi sinzi cyo rwakunutseho uzukugiye kwica umwana wawe koko ngukubite mu mutwe. Ese birakwiye ko umubyeyi igihe cyose ahana umwana agomba kumukubita? Oya ntabwo bikwiriye. Umwana iyo akoze ikosa ugomba kumufata ukamuganiriza ukamubwira ko ibyo yakoze atari byo ahubwo ari amakosa, ukamubwira yuko niba yibye hari icyabimuteye wenda yagendanaga n'abana b'ibisambo b'abajura acikana kugendana nabo ubundi akaba umwana mwiza wubaha ukunda kwiga ejo akaziteza imbere. Niba koko inkoni ivuna igufa niye nama waha ababyeyi bumva ko gukubita ari bwo buryo bwonyine bwo guhana? Inkoni ihana igufa ntabwo ihana ingeso. Niyo mpamvu umubyeyi ukubita atari byiza ko ejo ashobora gukubita umwana we ejo ugasanga mugize akajoriti yari yaravutse ari muzima, ugasanga umwana ari ukugenda nk'uwarwaye imbasa yari yaravutse ari umwana wuzuye. Si byiza rero, iyo umubyeyi ugomba gufata umwana ukamuganiriza, wamara kumuganiriza ukamwereka ko ibintu byose agomba gukora ari ibintu by'ikinyabupfura bizajya bimuranga, kandi ikindi ukamwereka yuko niba
gukubitwa azi ko nawe byamubabaje cyangwa se akaba ari na bibi byamuvuna igufa nawe akumvira kandi akubaha. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like and share.